ubu nasoje ririmo muri rero wahita uvuga uti ni wa mwana tugiye kuganiraho. Ese harya uriya mwana mwatwibutsa uyu mwana mubona uruhande rwanyu, dushaka kugira ngo utubwire izina rye, utubwire ukuntu yaje, kuko tuzi neza ko ari wowe fondateri. Dushaka kugira ngo duhereze ubuzima bw'uyu mwana uri kuririmba uruhande rwawe. Nshamake uyu mwana ni uwanje. Yego. Ndavuga ko ari uwanje mu mpano, mu byo akora n'uwanje. Gusa hari icyo dukunze kwita ngo ku mubiri. Yego. Ku mubiri ho ntabwo ndise umubyara. Yego. Ariko mu bindi ni umwana wanje nanje. Uyu mwana rero yatangiye kuririmba ari mutoya. Buriya abana batoya hari ukuntu ubona akana kapfuritse ibiti mu kidodoki, ukabona akantu ukabona kagerekeranyije utubuye, akantu ukabona kitwaye nka mwarimu. Uyu mwana rero nawe namubonye akiri gato aririmba muri korali ku rusengero yabo y'abana nyine. Yego. Ariko mubona ndamuhengeza nk'umuntu wari ufite nosi yo kumva iby'umuziki. Yego. Murebye mbona hari ikimurimo. Yego. Uyu mwana ndatekereza yaratangiye kuririmba afite imyaka 4. Nibyo ntabwo ntegereza ahubwo niko kuri imyaka 4. Ku myaka 4 uyu mwana yari kuririmba akora ibintu neza, so bituma adufata icemezo cyo kumubira iruhande uhereye ico gihe kugeza na n'ubu nkuko muri kumubona. Yitwa Ishimwe Eric. Munaritira harya we witwa Iradukunda Elia, we akitwa Ishimwe Eric. Yego. Uravuze ngo yatangiye kuririmba afite imyaka 4. Ubu wageze mu myaka zingahe? Sorry, bavuga imyaka 4 bavuga 4. Byose ni Kinyarwanda nta kibazo. Yatangiye kuririmba afite imyaka 4 cyangwa 4, however ushobora kubyumva uko bikubereye. Gusa yitwa Ishimwe Eric, nkaba Iradukunda Eri. Noneho twarasenganaga sengera ku itorero ryanje, birumvikana nari umucuranzi waho. Noneho umwana mubonye ndamuhengeza, ubwo abaririmbye uko bancaga imbere bose usibye we n'abandi bose mba mbareba nkamenya how biri kugenda muri bo. Then we rero naramubonye numva ndamwishimiye, ante emotion nk'umwana nyine. Muhimbira akaririmbo bwa mbere ke ku giti cye, kuko yarimbaga za korali ari muri korali yabo y'abana. Muhimbira akaririmbo ke ku giti cye. Aho karirimbo waba waramuhimbiye wakatugiriramo nawe kakatubwira. Indirimbo ze nyinshi tumaze kuzikunda kugira ngo buri wese amenye aho karirimbo ngo ni akahe. Afite indirimbo zose. Mubara w'indirimbo turawujamo nyuma, dushaka kugira ngo tumenye indirimbo yahereyeho yatangiriye. Indirimbo yahereyeho bwa mbere. Hari indirimbo ivuga ngo Berushaza. Ku ngoma y'umwami Berushaza, ubwo yarari mu birori, yaje kwerekwa ibikomeye bimutera ubwoba biramubabaza. Daniyeli aramusobanurira. Komeza tukumve. Katuyishaka tuyishireho ubundi abadukurikiye bamanze banayumva neza. Ngo yitwa ngo yitwa Berushaza. Ariko se hari ikibazo ngira, kuki mufata indirimbo ze ntimuzita amazina? Katwumve indirimbo vuba. Niyo ngiye. Indirimbo twumve mu ndabwo jana. Bahati. Samudashitse abaperesi baramufata.
niyongiye rwose. uyu muntu umucurangira ninde? Ni njyewe. bivuze ngo uri n'umucuranzi? Ndi umuhinzi, ndi umucuranzi, ndi umutoza, ya mu ncamake mu ijambo rimwe. none se ibi bimenyetso akora ni wowe ubimwereka nangwa bigenda bite? Nk'uko ku ishuri umwana yiga bakamwigisha inyuguti bakamwerekera uko aca umurongo kugira ngo bizamufashe mu muco nakwita ku mipira inyandiko yandikire. n'umuririmbyi nawe bisa n'ibisa. n'umuririmbyi wo mwigisha kubigisha amagambo n'ikindi kubigisha injyana melodi n'ikindi. noneho hari n'icyo twita imyifatire uko abantu baraza kumubona ibyo nabyo aratwigisha. ibi byose bivuze ngo ni wowe ugena umutoza akora gutya akora gutya. hari n'indirimbo ikunze kuzamo akuririmba cyane ngo wowe n'ababyeyi bawe, iriya yo ninde wayimuhimbiye? yari afite ibirori umunsi umwe byo gushira ahagaragara. katumaze twayumva nayo. niyo ndirimbo nshaka kugira ngo tuvugeho kuko akuvugamo akavuga ababyeyi be akavuga korari. niwe wayihimbiye niwe wayimuhimbiye byaje bite? iyi ndirimbo tuyifiteho uruhare twembi nje nawe mu bitekerezo cyangwa se icyo twita mu kinyarwanda ubuvanganzo kugira ngo igihangano kiboneke. yari afite ibirori byo gushira ahagaragara impano cyangwa gusohora DVD ya mbere y'indirimbo ze. arambwira ati ndagukunda. numva amagambo umwana ambwiye abyikuriye ku mutima muri we ko ankunda nk'umuntu nyine usanzwe mfite gukora mu nganzo. ayo magambo ambwiye nyaheraho iryo jambo ambwiye ko ankunda ndiheraho mu kumukorera indirimbo ibivuga neza. nijya yimuhimbiye ariko igitekerezo notimi ntago ari nje wakitekereje bwa mbere niwe wanyibwiriye ngo ndagukunda. reka bamanze bayumva neza. Tariki avuga amatariki yavukiyeho ntabwo mbyumvishe neza nkurikije ibyo numvishe kuri izi ndirimbo. yarakubyenga aragukunda. yarambwenga arankunda. umuhimbira indirimbo. iryo jambo ambwiye ngo arankunda rituma ndi developer. yego ntekereza kuri koramo indirimbo ariko uko ibitekerezo bigenda biza iyo uhimba uraridevelopa hakaza n'ibindi kabiheraho mu gihe nayihimbaga numvishe nkeneye kumubaza n'igihe yavukiye nabyo mbishyiramo kuko indirimbo yuzuye muyikurikira mukayumva. niyo mpamvu ufite kuva nkunda reka tuniyite n'iy'amavuko. tubijane n'iby'amavuko. mbese mpita nyigira ya ndirimbo ye y'amashimwe yo gushima Imana. noneho nimba yambwiye ko ankunda wenda yankundiye iki? ankunda kuko dufatanya ngira icyo mufasha mu bijanye n'impano ye. ariko kubera ko ari umwana nje mbizi neza ko burya atari njewe ubimugezaho ni Imana ibimugezaho ikabinyuzamo. so mpita muhimbira indirimbo
ishima Imana imufashije ikamugeza kuri ibi natwe ikabiturindiye baraza ati Imana himbazwa uduhaye umwana uyu mwana mu biganza byawe Banura mwiza ndagushimiye ababyeyi banje ndabashimiye itorero ryankunze ndarishimiye na korari yanje ndayishimiye Eliya ndagushimiye abo bose ndondoye bambaye hafi ariko si bo gusa hari n'abandi benshi Banura mwiza ndagushimiye ababyeyi banje ndabashimiye itorero ryankunze ndarishimiye na korari yanje ndayishimiye Eliya ndagushimiye abo bose ndondoye bambaye hafi ariko si bo gusa hari n'abandi benshi uyu munsi mfasha turirimbe uyu munsi mfasha turirimbe mpagaze ku nkengero ya Yorodani nubura amaso dore igihugu cyiza cy'Imana niho ibyanjye biri n'igihugu cyiza cy'amahoro hakurya ku nkengero haratoshe tuzahavugira indirimbo z'Amose tubane na Yesu iteka noneho birakwiriye ko hari binarumvikana gushobora no gushima nabo inyuzamo imigisha kugira ngo ikugereho ubwo nibwo nanjye najemo ariko nkuko mukurikira Imana niyo yambere ashima agashima ababyeyi be bamureze bamuha n'ibiryo bakamugurira imyenda nanje nkazamo nk'umuntu umuha ya nuko igitekerezo cagenze iyo ni indirimbo ya kabiri tugiyeho. None se hano ni kubona muri abantu benshi igitaramo cyari igitaramo bwoko kintu nico cya mbere yari yitabiriye cyangwa ni igitaramo nicyo nababwiye ari gushira ahagaragara DVD ya mbere y'indirimbo ze. Bivuze ko ubu hano ahagaze ni bwa mbere yaragiye imbere y'abantu. Oya. Yego. Icyo ni concert ni igitaramo cyo kumurika volume ye ya mbere ariko birumvikana guhagara imbere y'abantu yarabisanganwe aho ni vuba cyane guhagara imbere y'abantu yarabimara igihe kirekire yarimbaga mu bitaramo mu bukwe mu nsengero yaramenyereye. Ariko bura nk'umuntu ushaka indirimbo ye nk'umuntu udukurikiye ushaka kureba indirimbo ye yakwandika kuri YouTube ku buryo arabona ko ngiye kureba kuri YouTube nsanga ngo wa mwana azukirije abantu wa mwana yakoze agashi imbere y'abantu wa mwana nta ndirimbo afite yanditse kuko wenda tuvuge nimba Israel Mbonye wenda hari indirimbo ye uzi nangwa se ba Karenzi nangwa se ambassador urabizi wowe uri umuhanzi kuriya we iyo tugiye kureba indirimbo zo kuri YouTube dusanga ari wa mwana nta ndirimbo ushobora kwandika kuri YouTube kandika wenda ijambo runaka indirimbo yo ikaza. Hari abadukurikiye ndashima Repubulika y'u Rwanda mbere ya byose uburyo nayo imaze kugeza ku muturage ikintu cyitwa iterambere ku buryo rwose bushimishije nubwo ntavuga ngo buhagije cyangwa se bwuzuye ariko burashimishije ukurikije aho tuvuye naho turi biduha icyizere cy'uko imbere tugenda twerekeza ari sawa. Ibyo mbivugiye iki nuko kubera ikoranabuhanga ryiyongereye cyane ku bakoresha imbuga za YouTube bafite account ya YouTube
arareba akabona icyo twita content cyangwa se igihangano washize kuri YouTube nimba gikunzwe kiryoshe nawe akagifata akacita uko abyumva. Iyo mubonye ngo wa mwana ya ni wa mwana niko babyita. Ariko ubundi indirimbo ze kuri YouTube channel ushobora kwandika Iradukunda Eri, indirimbo zukazibona ziri original, niyo channel ye y'umwimerere. Ushobora kuba wibagiwe izina rya YouTube channel, amazina yanjye Iradukunda Eri, ushobora kuba waryibagiwe ukaba wibuka indirimbo yaririmbye, ushobora kwandikamo Amavuko by Eric. Ubwo ni amavuko ye ni ya ndirimbo tumaze kureba atinzamwe no kugushima. Ushobora kubuza indirimbo ye yitwa Berushaza yindi navuze. Ntabwo ushobora kwandika kuri YouTube izo zose ukiryandikamo, niyo haba hari undi waryanditse YouTube ihita imbere zikwereka ni YouTube ya Iradukunda Eri, nuko ibintu bikagenda. Ngo ni Erishaza, ni Eria, sorry, indirimbo hari indirimbo Berushaza. Brandi babantu mu bitabo bya Bibiliya ari kuba umuntu udasenga ntabwo yapfa kubyumvisha neza cyane. Ni Berushaza. None se hari aho wamukuye nkuko bitubwiye, hari naho ushaka kumugeza. Intombero ye mufite yanyu ni iyi. Gifuzo bya muntu biba bigari, ariko Imana niyo igena aho bigarukira naho bigera. Ku byifuzo byacu turifuza kurenga uru rwego turiho. Ntabwo turi ku rwego twavuga ko ruhagije, ariko nanone turarushimira Imana kuko siko twatangiye. Niba umwana yaratangiye ukimwigisha uburyo yahagarara imbere y'abantu, ubu ngubu akaba bikora neza, thanks. Niba umwana amaze kugera ku rwego rwo kuja kuri microphone muri studio akaririmba ijwi neza, igihe ririmo gufatwa cyangwa se sound recording ku bantu babyumva, akaba bikora neza, ndetse nahijwi arishizemo nabi akakubwira ati producer ibyo bisibe nshiremo ibindi. Ubu nuko rwego agezeho ntabwo mukimuyobora bwo asigara yobora. Igihe ari kuri microphone ari gukora indirimbo, si ngombwa ngo umuhagarareho ngo umubwengo gutya. Indirimbo apfa kuba yize warabitunganya, ubwo yagira ico yica akakubwira ati ico gihanagura igikoze nabi. Intumbero rero yo gukura muri byombi. Gukura impagarike, iyo tuvuze impagarike tuba tuvuze ubuzima, kuko natwe twese tuvuka tugakura tukaba bakuru. Intumbero ni gukura. Kabiri ni gukura no mu by'ikoranabuhanga muri uyu mwuga, muri impano yo kuririmba ntisubira inyuma, ahubwo igakomeza itera imbere kugira ngo ifashe n'abandi hirya no hino. Ndetse iyo dufite umwana nk'uyu ukura agira indangagaciro atozwa ya Kinyarwanda, yabiyo kuririmba yabe, kuko uyu ni umwuga tubigarukeho, kuririmba ni umwuga. Uyu mwana w'umunyarwanda rero abyirutse afite umwuga yisangamo, bimurinda ubushomeri, bimurinda kuba ashobora, muri Bibiliya baranditse ngo amaboko adafite umurimo ngo Satana ayashakira umurimo. Ubu rero umwana iyo arimo gukurira mu mpano ye ngiyi yo kuririmba, aba afite umurimo akora, ntabwo Satana ashobora gupfa kumufata uko yiboneye ngo amushakire umurimo. Intumbero rero niyo ngiyo ni ugukura muri byombi, mu iterambere, mu mwuga wo kuririmba. Ibyifuzo ahubwo kugira ngo ibyo bigerweho ni ugusaba Imana ngo iturinde, duhamagara amazima, ndetse duhe n'ubukungu, ubutunzi bugomba kudufasha kugera kuri ibyo byose. Ndetse imiyoboro Imana igomba kunyuzamo iyo migisha, ubwo butunzi, ndavuga ayo mafaranga y'amanyarwanda, kuba afite amayero nayo rwose ntaho tuyanga. Amashiringi n'amanyakenya n'amakwaca yo muri Mozambique ayo turayakira, mwadutera inkunga. Ako nako rwose nakantu tubonye nako katunezeza, katatugwa nabi, kadufasha gutera imbere. Murakoze. Uratubye ngo niho muzamuye, mbese twibajije ikibazo, mbese yaba ari wowe wenyine uzamubona nagwa ufite abandi bantu, kuko hari abantu bareba ira video y'aba bana kavuga ati nyamara natwe uyu muntu amufashije
yadufasha kuko urumva hari abana benshi baba bafite impano ziba zarapfukiranye, hari abandi bantu wabufasha kuko urumva n'ubwo yagagezeho nawe nkeka abona ko hari abandi ubwo bantu ndakubaza nawe ari gutangira gufasha. Ku kijyanye no gufasha reka tugisobanukirwe neza muri ubu buryo. Hari ukuntu abantu bumva gufashwa, mu cyongereza niho babivuga neza, hari help hari na support. Yes. Iyo bavuze help mu cyongereza, ushobora gufasha umuntu utagira icyo agira. Biragoranye. Utagira icyo agira birumvikana. Yes. Nkakubona nkaguhereza nta bindi. Hari na support. Support ni ugufasha umuntu ufite icyo yatangiye ariko bigaragara ko adafite imbaraga zo kukirangiza. Sori gatoya ukiraho. Yego. Hari akantu nabonye kuri YouTube Bruce Melody ari kubyira abasitari. Yego. Ngo Yesu ngo aje gutubura Yego. Afite icyo yahereye. Aricyo yahereye. Nuko ko igihe ahereza abantu umugati yarababye ati musigaranya ufite iki? Ufite amafaranga. Yego. Amafaranga yatubura. Agiye gutubura agiye gukora umutsima umugati yafashe ibuye yahereye ku ibuye. Yego. Kumva rero umuntu arangije aravuga ati rero wowe ufite ikigo mbere ubwo nubwo mu gihe ntacyo ufite na Yesu ntacyo yaguha. Bivuze nanjye impamvu nkubajije gutya rero abana bafite impano nta bari bakwegera bati dufite impano zimeze gutya dufashe. Nicyo nashakaga cyo kugira ngo abantu basobanukirwe ubufasha ntanga. Yes. Burya mbere yo gufasha ufasha ikintu kuko nawe ugifite. Icyo udafite ntawagitanga kuko nawe ntacu. Yego. Gufasha rero abana si uyu mfasha gusa n'abari bo bose babonetse, ariko umwana ubonetse si n'abana gusa, abana reka nivugire ku bana. Vugire ku bana. Umwana kugira ngo mufashe icyambere akwiriye kuba afite nukuba iyo mpano ubona ko ayifite. Mbona ko ayifite. Yes. Ko ayifite ni ayifite kabisa. Kaba hari ukuntu rero umuntu kabona mu dupe arimo ibintu byavamo. Cyambere nico agomba kuba afite. Icya kabiri mufasha kubera ko ari umwana. Hari n'igihe wenda ababyeyi be strategy cyangwa se uburyo cyangwa amayere yo kumwigisha yo kumufasha kugira ngo iyo mpano yikure wenda nabo batabyumva neza, ibyo nje mba mbifite. Ibyo nibyo namufasha. Ariko hari abumva ngo gufasha umwana bakumva ko ubwo ndamufasha as duties nk'umubyeyi. Umubyeyi ku mwana we amufasha kumuha ibiryo, imyambaro, kumurihira minerivare. Oya, ubufasha ntabwo ari ubwo. Minerivare ntayo mfite, amafaranga ntayo mfite yo gufasha umwana n'imyambaro. Oya, nicyo mufasha n'impano, ibindi byaba bisabwa kugira ngo bene ibyo bije mbere nawe abafite ababyeyi urakoze cyane abafite ababyeyi. Icyo ushatse kuvuga uravuga nje umwana mufasha mu mpano ibijanye n'amafaranga no kurya birumvikana ahubwo ngiye kuko nanje ndacakeneye gufashwa ku kijanye n'amafaranga. Ngiye kubaza ahubwo mbese abo bantu ufasha ahubwo ababyeyi bo ntabwo yegera bagushimira ahubwo mbo biva ku mutima. Gushimira biva ku mutima. Ababyeyi bashobora kugushima cyangwa ntibagushime. Wowe ujye gufasha umwana ibyo ntabwo bikontaho, nta n'ubwo utekerezaho. Ufasha umwana uko ushoboye, ibindi hanyuma biramutse bibayeho tsoke bitabayeho no problem too. Urabona ikiganiro tugiranye nangwa se n'ubufasha wahaye uriya mwana bwubatse isi, bwubatse n'abantu muri rusange. Jewe hari ahantu nageze nindi mu majepfo mfashe telefone y'umuntu nshaka gusaba subscribe ati nimba ari uwo mwana narayihaye tunamushizeho kera. Bivuze ko niba amaze kurebwa nawe n'ibihumbi bigeze muri 240 hafi 300. Hari benshi bafite impano bashatse kuba bavuga bati uyu muntu aho yagejeje uyu mwana tubomye uyu muntu yadufasha. Nawe watubwira buryo ki mbese umuntu mbere na mbere umuntu gushaka yakubona gute? Icya kabiri umuntu ushaka uriya mwana yamubona ate ko ni umuhungu wawe nubwo atari umuhungu wawe mu nda ariko ni umuhungu wawe? Mbese umuntu ashaka uriya mwana yamubona ate? Umuntu agushaka yakubona ate? Kugira ngo umuzamurire impano nangwa se umuhereze inama mu bitekerezo na korali zishobora kuba zagushaka nangwa se abantu bose bafite ubushobozi bwo bagushaka. Duhereze imyirondoro yawe utubyire ndetse mugani na kondisiyo ugenderaho kugira atazagira ugushaka agasubirayo amaramaze.
ndahera ku kishanya na kondisiyo. Nta kondisiyo ku banshaka ihari. Kondisiyo ni umutima wawe wo kumva wadukunze ewana. Sawa. Kabiri, inzira yo kubona Eric yo kumbona ni inzira imwe. Ni nimero ya telefone ngaho rero cakabogi maze wandike nimero. Ni akamenyetso ko guteranya kuko wewe nkurikiye ushobora kuba uri muri Amerika, mu Burundi, mu Rwanda n'ahandi. Niyo mpamvu ntatangiza ngo 078 ahubwo ni akamenyetso ko guteranya 25 078 6 5 9 ndasubiramo akamenyetso ko guteranya 25 078 6 5 9 10. Iyo ni nimero ya telefone ihoraho, wayihamagara live call bisanzwe ndetse no kuri WhatsApp. Niyo wamboneraho igihe cyacyo cyose, ndetse na Eric. Iyo ni nimero yanje kandi na niyo nimero umwana abonerwaho. Twagusabye ibyo, ariko hari n'ibyo ushobora gusaba umubyeyi ufite umwana ufite impano. Ese we wamusabye iki? Umubyeyi ufite umwana ubona afite impano, ishobora kuba atari yo kuririmba. Impano ashobora kuba afite impano mu bukorikori. Impano ni nyinshi. Uwo mwana hari ikintu nagiye nkurikirana abazungu badutanze, bakabona umwana ukiri muto ibyo akinisha bagashiramo umwete akiga ibyo. Natwe hano muri Afurika cameraman dufite systeme y'uburyo umuntu yiga primaire yagera, dufite icyo bita tronco, ukigamo biology, ukiga akavuyo. Ni icyiciro cy'akavuyo. Noneho icyo cyiciro cy'akavuyo wabakishira mu bwoko wakirangiza bakabona kukubaza ngo urumva ushaka iki ko wamaze kujwa mu kavuyo. Buryo ukurikiye ya domain hanyuma wa mwanya wa spendinze muri bya bindi kandi utarabikenera warawutaye. Tubyita time for nothing. Umwanya wapfuza. So uyu mwana rero umubyeyi ufite umwana ukabona ari impano yikuze, mufashe kugira ngo ayikuze, kuko ubuzima mu bantu, mu muryango mugari w'abantu batuye isi, abantu bakora ibintu amaserivisi atandukanye cakora bakayasangira bose bigatuma tubaho. Niyo mpamvu kunicaye hano uyu mukameramani ari gufotora akanabagezaho iki kiganiro. Undi nawe yagize impano yo gukora smartphone uri gukurikira, iri kugufasha kudukurikira. Ibyo byose ni impano zitandukanye. Ufasha umwana wawe gukuza impano afite, azakubera umunezero mu gihe azaba akuze umureba mu maso yawe. Dusaba abana rero, kuko hari n'igihe ufite impano ntuyereka ababyeyi, rero ugasanga nawe uri umwana ufite impano wiyumvamo impano, ariko kuyipresenta byo nabyo byakunaniye. Ese abo bana babasabite? Aba bana rero niba hari abana batureba badukurikiye, I'm sorry today ntonaje mfite mu mbabariro uyu munsi ntonaje ndi kumwe na Ishimwe Eric kugira ngo nabasuhuze, ariko undi munsi nzaza mfite ndi kumwe na Ishimwe Eric agira icyo ababwira, agire n'icyo abakumbuza uburyo namwe mushobora kwitwara kugira ngo mushimishe ababyeyi banyu. Kuva ku ishuri kumvira mama ukamusuhuza, ugasuhuza abo mu rugo, deni ukababwira uko amasomo ku ishuri byagenze, nabo bakaguha gahunda, ukaba umwana mwiza. Waba ukunda kuririmba ukazaba nka Eric, ndetse ukazanabwira mama wawe cyangwa undi wese ukorera akazagutumirizaho Eric mukabonana mukaganira. Waba ufite indi mpano, hari n'abandi bana bafite izo mpano, ukegera ababyeyi bawe bakabigufashamo. Nico nagushishikariza mwana udukurikiye, Uwiteka guha umugisha. Bivuze ngo Eric tumushaka nawe twamubona rwose next time, umunsi cyangwa igihe gikurikira twazareba nawe akaba hari akabaha n'ikiganiro. Dushobora ngo duhishiwe rero kwakira Eric. Twizere ko ikiganiro kizakurikira iki ari ikiganiro cyo kwakira Eric, atubwira uburyo kiyatangiye ndetse naho n'ukuntu yumva ameze. Numva ukuntu amaze kuba umuntu w'umugabo. Twatanye tudasoza, ariko Imana iradukunda, n'ubuntu iyi televiziyo yacu yitwa ko iradukunda, ariko
reka dusoze n'agasengesho ariko uzirasenga ushobora no guca ugasanga urapfuye utasenze. Ubwo rero katwakira agasengesho gasoza ikiganiro cyacu, ndetse tunibutsa uwadukurikiye ashaka kuzareba Eric nimba atarakanda kuri subscribe rwose yaba ari umwanya we kugira ngo ikiganiro cy'ubutaha kitazamucika. Reka dusoze n'isengesho. Murakoze, katwubaha Imana dusenge. Urakoze Data udukunda kuko uri mwiza kuri twe, uretse imbabazi zawe zihora kuri twe nta mirimo twakwirata yatuma tuvuga yuko ari itera imbabazi utugirira. Uhabwa icubahiro. Uyu mwanya mugaragu wawe ndi imbere yawe, ngushimira uburyo udutiza umwuka iteka tukaba tukiriho, ndetse bikanadufasha gushira hanze impano ikiye mu bihangano by'indirimbo bifashije cyangwa se binyura mu bana uhimbazwe. Nsabiye abadukurikiye n'abazatwumva ku gihe gikurikira, nabo uzabahe umugisha, kugira ngo Nyagasani igihe baje bumva ibihangano by'uyu mwana Ishimwe Eric bije bigira icyo bibafasha, ndetse abere urugero rwiza abandi bana. Ndakwinginze kugira ngo igihugu cyacu ukirinde abana bo ku mihanda n'abana b'ibirarashamba, ahubwo ugihe urubyiruko n'abana n'ingimbi bafite icyerekezo cyiza, bazavemo abagabo b'ejo beza n'abana b'ejo beza n'abagore b'ejo heza, bizatuma igihugu cyacu kiba ari igihugu nyaco. Tubigusabye tubyizeye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Mwakoze rero mwese mwahoze mudutega amatwi. Uyu yitwa Iradukunda Eri, niwe fondateri cyangwa se niwe wazamuye uyu mwana mubona uruhande rwanyu uri kuririmba. Niba nawe ufite umwana ari kubona ushaka kuba yaba nk'uyu, nahawe wamutuzanira, nta mafaranga twishyuza yabibabwiye. Niba ubona ufite umwana ushaka kwiga gucuranga, nureba hasi kuri YouTube urasanga hari abana benshi yafashije kwiga gucuranga. Ubwo we icyo agusabye ni kimwe, nuko nimba uri kubona ufite umwana ufite impano wamumuzanira, nta kiguzi nta giciro. Akorera Imana, yakubwiye ko ari umuhanzi, ni umwanditsi, ni umucuranzi, hari ikindi nibagiwe kuvuga muri byo byose, umwigisha w'ibyo byose. Nahawe rero kugira ngo niba ufite umwanya uze tugushire mu rubuga rugari, ndetse n'umwana wawe tumurere. Indirimbo turirimba ntabwo ari indirimbo z'isi, ni indirimbo z'Imana. Izisi zo ntazo tuzi, hari zo tuzira guhanga indirimbo z'isi, hari zo wabuzi. Icyo tuzagikoraho ikiganiro ubutaha za hip hop, tureba amoko y'indirimbo. Ariko muri rusange generally nk'uko abantu bavuga ngo iz'Imana ni gospel, ni izo guhimbaza Imana. Naho burya wenda nosheho indirimbo zose turirimba burya ni iz'isi. ntabwo bisobanukiwe neza, niyo mpamvu mbagira ngo wowe ubidusobanurire. Zose ni iz'isi, ahubwo zifite ubwoko. Indirimbo ishobora kuba ari iy'isi ariko ihimbaza Imana. Indirimbo ishobora kuba ari iy'isi ariko ivuga ku rukundo rw'abakundanye. Rero impamvu uvuga ko indirimbo zose turirimba ari iz'isi, tuziririmbiraga mu isi nto tuziririmbiraga mu ijuru. Izo mu ijuru tuzaziririmbirayo tugezeyo. Cyakora izo turirimbira hano ku isi zose ni izo ku isi. Cyakora hashobora kuba harimo izihimbaza Imana, izindi zihimbaza n'abantu, birashoboka. Tubashimire rero mwese nk'uko murimo muduteze amatwi. Nimba wari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel rwose, wibuke gukanda aho hasi ahantu handitse ngo subscribe ndetse n'akazogera kugira ngo ibiganiro byacu bizere kugera igihe. Turabakunda, mwari kumwe n'umutumirwa Iradukunda Eri. Naho ubutaha dutegereje utuzaniye uwo muhungu, natwe turabukunda rwose. Murakoze cyane. Ciao.